Buri munsi ibimonyo bibarirwa muri za miliyoni biva mu myobo yabyo bikajya gushakisha ibyo kurya. Nyamara ntibigira umubyigano mu nzira. Biwirinda bite? Iyo ibimonyo bisohotse mu myobo bikoresha ubugenge bikagenda bihigamira ibigarutse byikoreye ibyo kurya. Urugero, iyo ibimonyo bitwaye ibibabi bihuye n'ibindi birimo kugenda gahoro bitewe nuko byikoreye imitwaro iremereye, bigabanya umuvuduko bikagenda ari itsinda. Abashakashatsi bavuze ko ibyo bibifasha kugera aho bigiye vuba kubera ko ibindi bimonyo bisohotse mu myobo bihita bibinzira, bityo ntihabe umubyigano. Nanone kubera ko ibimonyo bishyikirana bikoresheje uduhembe twabyo, bituma byirinda ibibazo mu gihe bibisikana no mu gihe biba bigenda ari byinshi cyane. Nyamara abantu bo buri mwaka bamara amasaha menshi cyane baheze mu nzira bitewe n'umubyigano w'imodoka ziba zafunze umuhanda. Abahanga barashaka kwigana ubugenge bw'ibimonyo, bakubaka imihanda yatuma imodoka zigenda neza nta muvundo no mu gihe zabaye nyinshi. Ubitekerezaho iki? Ese ibyo